Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Ini ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa, ariko uyu munsi murabizi ni ku cyumweru nta kizame gikorwa ku cyumweru. Aho tuje kubereka ibibazo 20 bikunda kuza kugira ngo niba uri hafi gukora mwa kino cyumweru, ubone imyitozo yahagije kugira ngo n'icyo uzakore rimwe uhita usina. Murabizi niyo ntego ya Rwanda Driving College TV. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuje kureba bino bibazo biba byabajijwe cyane kugira ngo nugerwa mu kizame cyawe ubone ibibazo 9 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye ubone ibibazo 10 byagarutse. Rero kugira ngo ukore rimwe uhita utsira ikintu ubusabwa ntago kiba kigoye. Mbere yuko ureba ino video ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda urahita ukibonera kugiye utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, nkakunda no gupostinga ikibazo kiri gukunda kuza kugira ngo ibyo byose rero ujye uhita ubibona ku gihe. Ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda, kuko ikintu cyose kiba cyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda uba warakiboneye ku gihe. Ariko mbibutsa ko code ziri koneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 1626 ngufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Kene kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba urose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu ukora ni kimwe, duha amasaha kunogeye ubonekaho ku munsi bitewe n'akazi ukora, bitewe n'igihe ubonekera. Ayo masaha yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788 935 1626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndizera ko amaze gufata agapapuro rero, ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere gikunda kuza. Ikibazo cya mbere kibazo ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu dufite gifite ishusho. Iyo bakubwiye ngo ishusho y'icyapa bari kukubaza ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho y'uruziga, ese uri kubona ari mpande eshatu, ese uri kubona ari urukiramende? Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Namaze kuhakora video y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo bagenda babazaho, so ku YouTube channel yanyu urebe kugira ngo n'ujye ujya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, kuko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Araba ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, bega ngo iteme rinini kandi rirerire, sega ngo ifungana ry'umuhanda, deka ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Murabizi ikibazo cyaje gifite ibisubizo bine, kajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri kacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ariko ukeneye gukora rimwe, uri hafi gukora mwa kino cyumweru, jya aho hantu hasi handitse subscribe wakandi ikintu cyose nzashyiraho mwa kino cyumweru azaba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda kugira ngo ujye uhita ukibonera kugiye. Rero ikintu ukora ntago kigoye, ujya aho hantu hasi hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Rero niso cy'ukuri nta kindi, ni se ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari munini, ari mugari, haba mu buryo bw'iburyo haba mu buryo bw'ibumoso. Geze imbere haba mu ruhande rw'iburyo no mu ruhande rw'ibumoso biteza ifungana, ahasigaye umuhanda ugeze imbere uba mutoya. Iyo abari mu ruhande rw'ibumoso rwateje ifungana gusa, twari kubyita ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo abari uruhande rw'ibumoso rw'iburyo gusa rwateje ifungana ry'umuhanda, twari kubyita ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Ariko ukora kuri umuhanda haba mu ruhande rw'ibumoso haba mu rw'iburyo byose byayigiye imbere, bituma habaho ifungana ry'umuhanda. Niyo mpamvu hano dutisemo se bivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri. Kibaza ngo iki kirabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isuma impera y'ikinyabiziga aho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese kigaragazwa ku buhe buryo? Hano ari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa, beka ngo gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro.
sega ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizami, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ikintu washatse ngo ubwo A ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, B ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ntukwereke iki tuba tuje gukosora kino kizame, ibibazo biragaruka ntibigutungure, ejo ugezweho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9, ukabona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe wakosoye. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ndizera ko wamaze gutemesa cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. W'ikintu busabwa no gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nzajya nshyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo, A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, haba byandika muri comment, haba abaduhamagara, haba twandikira kuri WhatsApp, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha kugira ngo ujye mu kizamukorera rimwe utsinda nta handi uba wagikura uretse kwa ino YouTube channel yanyu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipambi idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Kubiye bipimo tegereze neza. Aravuga ngo metero 2.50, beka ngo metero 2.75, seka ngo metero 3, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo bagiye kukikoza mu bundi buryo, bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 250, B santimetero 275, C santimetero 300, D nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ramuka bakihinduye mu ubwo buryo, nacyo nikizakuna ni ikintu bazaba bakoze, bazaba bafashe metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, kandi ntara kuri A bavuze 2.50, bashobora kuvuga 2.5. Murabizi zeri iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze, kuvuga ngo 2.50, 2.500 byose aba ari kimwe no kuvuga ngo 2.5, kuko zeri iri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu ibivuze. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari metero 2.75. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 26, ufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibyangombwa, ufite ibisabwa, iminota 3 umaze kubona kode, ukabona ko umaze kubona kode uri umunyeshuri wacu, ukatwandikira cyangwa kuri WhatsApp, ikintu cyose cyagufasha tukajya tukiguhera ku gihe, wagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 26, ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo velomoteri, beka ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo igare, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari waramara kugihitamo, uhagaritse video kugira wizere ko amanota ugize ariyo ari kugira iyo aba ari wowe uba ukoze kino kizame. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo, A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko muskitamo rero D, ndizera ko muskiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, akamurika ku buryo uri mwa ino ntera imwe mwa zino bagiye kuduha yagera kugeza aho urumuri. Aravuga ngo metero 100, beka ngo metero 75, C ikavuga ngo iki?
C ikavuga ngo metero 25, D ikatubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyajya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze gutema igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B metero 75. Ibibazo biragaruka, ujye ureba ko ikibazo cyose dukoze kiramutse kije mu kizame cyawe wahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ku cyapa gisobanura iki. Icyapa cyacu gifite ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru ariko bicishemo umurongo utukura. Iki cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Urebye iyo video y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye, bino bibazo byinshi birimo ubisangamo, ukabireba ukareba iyo video witonze kuko ikibazo cyerekeye ku byapa kitazongera kukunanira. Araba ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, bega ngo iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, na B iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe D iri kutubwira ngo nta nzira ihari. Kino cyapa kikaba kikubwira ko nta nzira ihari aho hantu ugeze. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri rero, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa gisobanura ko hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kino cyapa kirimo ibyapa byo ku mihanda biranga. Saka kuri YouTube channel rero urebe ibyo byapa byo ku mihanda, ni ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga, kugira ngo nujye ukira ku kibazo cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Ikoze neza. Ubonye utari kuyibona kuri YouTube uranyandikira kuri 078 935 16 nkahita nyiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Rero byaba byiza umaje wayireba kugira ngo nujye kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Hano bashatse kwa ngo uri kugenda muri kaburimbo ifite uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, igendwamo mu byerekezo byombi, ubwo bagendera ibumoso n'iburyo. Ariko urabizi twebwe tugendera iyo turi mu nzira nyabagendwa he, ntabwo nahita mbigusubiza kuko naba nsa nk'ugukopesha. Araba ngo umuyobozi ababujijwe kugenda mu gisate cy'iburyo. Bega ngo kunyuranaho mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita kudepasa. Sega ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso. Deka ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ukabubujijwe kugenda mu gisate cy'iburyo, ukabubujijwe kunyuranaho, ukabubujijwe no kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugenda mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo iyo turi kugenda mu muhanda. Iyo ukinjira mu muhanda uhita ujya mu ruhande rw'iburyo. Rero ikintu ubujijwe ni ukugenda mu gisate cy'ibumoso. Biba bibujijwe, ugomba kugenda mu gisate cy'iburyo. Rero biba bibujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ariko wagenda mu gisate cy'ibumoso igihe bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Iyo ugiye kunyuranaho cyangwa igihe ugiye guhindura icyerekezo. Ariko ubundi biba bibujijwe kuba wagendera mu gisate cy'ibumoso. Ndizera ko muzi guhitamo C, ndizera ko muzi kwandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ibibazo biragaruka. Ndizera ko kiramutse kije mu kizamura akora ejo cyangwa ejo bundi urahita ugikora kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Urabona ko icyapa bakunda kubibaza haba no mu buryo bw'amagambo. Araba ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Bega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Sega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Deka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese hano
urabona igisubizo cy'ukuri icyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Kiriya cyapa kivuga ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo, ese giteye ku buhe buryo? Ndizera ko izo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho aba ari iya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kino cyapa ubundi kiba ari icyapa kiburira, kirangwa no kuba gifite ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura. Kuvuga ngo mu ibara ritukura cyangwa kuvuga ngo umuzenguruko utukura ni kimwe, ubuso bwera cyangwa ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Kino cyapa rero bagishyiraho iyo uvuye nko mu nzira y'icyerekezo kimwe, waba ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo, bakagishyiraho kugira bakumenyeshe ko amabwiriza yo mu nzira y'icyerekezo kimwe atandukanye n'amabwiriza yo mu muhanda ubisikanirwamo. Ko murabizi iyo uri mu nzira y'icyerekezo kimwe wemerewe gukomeza imbere mpaka utemewe kuba wakata ngo usubire inyuma, ugomba gukomeza imbere. Ariko iyo ugeze mu muhanda ubisikanirwamo wemerewe kuba wahindura icyerekezo. Niyo mpamvu bashyiraho kino cyapa nk'iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe noneho ugeze mu muhanda ubisikanirwamo. Ndizera ko hano twitamo B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9. Kibaza ngo kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira. Ubonye umuhanda ubugari bwawo ni butoya, ushaka kunyuranaho byaguteza inkomyi. Uba ushaka kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kwitegereza kimwe mwa bino baduhaye. Araba ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kavuga se abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda urafunganye cyane cyangwa ni mugari? Se ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe? Hari umwe, hari benshi? Mbega ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ubundi igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ikintu cyose wareberaho, ntabwo yemewe kuba waba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ngo uce mu tuyira tw'abanyamaguru. Niyo mpamvu hano duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo tegereze neza, kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ubundi biba bibujijwe ko wafata ikinyabiziga cyawe ukore utundi tugarurumuri udushyire ku kinyabiziga cyawe, ukora andi matara uyashyire ku kinyabiziga cyawe, biba bibujijwe. Ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Hari amatara yo yemerewe ko wayahindura, yemerewe ko wayongeraho. Ayahe matara? Aravuga ngo amatara ndanga. Iyo uza amatara ndanga ni nko kuvuga ibinyoteri. Mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, se ngo amatara ndanga burumbarare. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ubundi amatara ari imbere mu modoka, hari imodoka uzajyamo usange harimo amatara y'umuhondo, ujye mu yindi usange harimo ay'umweru, ujye mu yindi usange harimo ay'umutuku, ujye mu yindi usange harimo ay'ubururu. Ubundi yo uba wayagira uko ushaka, apfa kuba ari amatara ari imbere mu kinyabiziga cyawe. Niyo mpamvu hano duhisemo B, amatara ari imbere mu modoka. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ariko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 26. Ngufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa, iminota mikeya mba maze kugushakira kode. Namara kwigushakira nkaba mbonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura kuba yakora ikizami. Ikintu cyose cyagufasha nkacya nyiguhera ku gihe wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078
9, 3, 5, 16, 26 tubigufashemo. Ukeneye kwiga umunsi umwe uri mu mujyi wa Kigali, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ikintu ukora, duha umunsi tukaza tukigana turi kumwe. Nk'iyo ufite igihe gito utakunda kuba ufite igihe kinini, tukakwigisha turi kumwe, tukakwigisha uyu munsi, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye aho muduhamagare ni kuri 0789 9, 5, 16, 26. Ibi byose tubigufashemo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Hagomba iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, urahitamo kimwe cya nyacyo ucyandike ku papuro. Araba ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, bega ngo abaherekeza babiri, siga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nacyo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze umuherekeza mu ndimi zindi njya numva muri kubita ngo ni batandiboyi, barabagenda hejuru y'ibinyabiziga, burana baraba abaherekeza. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero, ariko ikibazo cyose tubonyeho ujye ureba ko kiramutse kije mu kizamura akora ejo cyangwa ejo bundi wahita ugikora. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu bakora rimwe bagahita batsinda, baboneye ku gihe kino kizame kiba cyakozwe, bakakibonera ku gihe bagerwaho bagahita bakora rimwe bagahita batsinda. Rero niso cy'ukuri nta kindi ni A, habakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndizera ko namuzwitamo A, ndizera ko namubyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, ndizera ko kiramutse kije mu kizamura akora ejo wahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi niba ikinyabiziga kinahagaze ahantu ku muhanda, kiba gifite ibintu biri kubyerekana ko gihari, nk'ibinyoteri cyangwa amatara ndanga agakomeza yaka, amatara maremare agakomeza yaka. Rero iyo ikinyabiziga gihagaze cyangwa kiri kugenda impande y'umuhanda, kiba kigomba kugira ikintu kibyerekana. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo ntibitegetswe kugira ibibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Ibyo ni ibihe binyabiziga? Itegereze neza urebe ko ikiso cy'ukuri kirimo. Ari aho ibinyabiziga bigendwamo n'abana, mbega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni hano, igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, murabizi twatuntu tuba tumeze nk'utugare abana baba barimo, ukabona bari kugenda bagasunitse, kara nta binyoteri kaba gafite, na matara ndangamurumbarere kaba gafite. Iyo kari kugenda impande y'umuhanda cyangwa kari kwambukiranya umuhanda, ndetse na binyabiziga bigendwamo n'abamugaye, nko kuvuga tugare hari ibinyoteri mutubonaho, hari amatara maremare mutubonaho, oya. Rero ntibitegetswe kugira ibi byerekana iyo bigenda iruhande rw'umuhanda cyangwa birimo byambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Araba ngo kilometero 50, bega ngo kilometero 40, sega ngo kilometero 30, bega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ari uwuhe? Ariko mwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho iki kibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Hari igihe nk'umuntu aguhamagara akakubwira se none iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa ugenda uri gupima umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha? Oya, ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba gifite ahantu uri kujya ugenda urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Akakubwira ati bitewe n'ukuntu uri kwihuta mu saha uraba ugiye ibirometero wenda 80, bitewe n'ukuntu uri kugenda gahoro mu saha wenda uraba ugiye ibirometero 25. Rero ibyo ntuzabigireho ikibazo. No gura ikinyabiziga cyangwa uri kugitwara uzajya uregwa umuvuduko uri kujya ugenderaho
mu isaha ahatari mu nsisiro y'umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni hano icyo cy'ukuri nta kindi ni kilometero 50 mu isaha. Ndizera ko ramaze guhitamo kilometero 50. Ndizera ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe biba bibujijwe ko hahagarara akanya kanini? Araba mu duhanda tw'abanyamagare, mbega ngo mu duhanda tugenewe velomoteri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe urabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose ukabona cyahagaze amanywa yose. Rero biba bibujijwe ko wahagarara akanya kanini. Hehe hano iso cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda twagenewe abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndakeka ko ramaze guhitamo A, ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze guhitamo C. Nyine A na B wari wamaze kubihitamo. Hano iyo wahisemo A uba wakoze ikibazo kuko A iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo wahisemo B igiso cy'ukuri uba wagihisemo ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero we hose ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa utwaye ikinyabiziga cyawe, hari ikintu ukora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero hari biba bibujijwe. Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega ngo gukatira feri bidatuwe no kwirinda ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza ambutiyaje. Kugenda ukagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza ambutiyaje. Gukatira feri bidatuwe no kwirinda ibyago bishobora kuguteza impanuka ikomeye. Kuko niba wari uri kugenda mu muhanda ukaba uri kugenda ku muvuduko wo hejuru ugahita ukatira feri, birashoboka ko hari umuntu wari ugukurikira ari inyuma ugahita ukatira feri agahita aza akakugonga, ko ntabwo aba yabonye igihe gihagije cyo kumenya icyo ugiye gukora. Ariko ugiye kwirinda wenda nk'ibyago, hari akana wari ubonye kari kwambuka umuhanda ugahita ukatira feri, byo wenda kubera bari ukwirinda ibyago biba byemewe. Ariko gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago ukagenda ukatira feri biteza impanuka. Niyo mpamvu bibujijwe kuwagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ugateza ambutiyaje cyangwa gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago byagukurura ko wajya mu mpanuka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Telefone ko ari yanjye bakaba bampamagaye ntwaye ikinyabiziga, mba nakora iki? Mba nakwitwara ute? Araba ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, mbega ngo kutayitaba. Sega ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba, deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Mu gihe telefone yawe ihamagawe kandi utwaye ikinyabiziga, ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Kuko murabizi niba witabye telefoni hari igihe ushaka kukubwira amakuru mabi. Turi abantu, ntabwo turi amarobo. Bakubwira amakuru mabi bigatuma ubura control, ukabuteje abantu ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu baba mugomba kwitonda mu gihe baguhamagaye ugeze ahantu byagukundira ko waparika, uragenda ugaparika ikinyabiziga cyawe ahantu hatekanye,
hasigaye ukitaba iyo telefoni. Ndakeka ko uramutse guhitamo se, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro, gushyira imodoka iruhande ukayitaba nicyo gisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 17 kibaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko yaba yikoreye kose, yabigeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Bino ni ibibazo 20 bikunda kuza, urebe ko ikibazo cyose turabonaho nikiramuka kije mu kizami cyawe uzahita ugikora. Iyihe feri rero? Araba ngo feri y'urugendo, beka ngo feri yo gutabara, se ikavuga ngo iki? Se ngo feri yo guhagarara umwanya munini, deka kugira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhita igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni hano, igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Ndizera ko amaze guhitamo rero A, feri y'urugendo. Ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 km 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? Arangwa agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda, bega ngo ikimenyetso cy'itara risa n'injungarishije, senga icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko muzi guhitamo rero D, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamura akora uhite ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo urusheho kubona imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe, n'igihe rwo uzakorera imwe uhita utsinda. Ikintu ubusaga ntabwo kiba kigoye, ni ukujya aho hasi handitse subscribe ukahakanda. Iyo wakanze ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizami ugakora imwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Ugeze hano, ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Urabona ko bugeze kuri ya nzira y'abanyamaguru bambukiraho. Araba ngo kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, bega ngo gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje, se ngo kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka, deka ngo kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nta kindi, hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, kuko birashoboka ko abo hageze kubera n'ubundi ugeze ku nzira y'abanyamaguru agahita ajya mu muhanda. Rero ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ku buryo guhagarara bitakugora, ukitegura guhagarara bakamanza bakambuka ukabona ukomeza. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu ntabwo twemewe kuzikoresha he? Araba ngo mu biro bya leta, beka ngo mu biro bya polisi, seka ngo igihe utwaye ikinyabiziga, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ntibyemewe gukoresha telefoni, hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. A ntabwo ari igiso cy'ukuri. Muri biro bya leta murabizi hari igihe dusaba na serivisi tukabahamagara kandi bakatwitaba. Mu biro bya polisi naho niyo habaye ubushotoranyi cyangwa hari impanuka ibaye turabahamagara kandi batakatwitaba, ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe kuba wakoresha telefoni. Ndakeka ko bino bibazo 20 bikunda kuza ubiboneye ku gihe. Ndizera ko nibiramuka bije mu kizamu uzakora uzahita ubikora. Murabizi niyo ntego yacu, no kugira ngo mujye mu kizame mukorere imwe muhite mutsinda. Ukeneye kode aho waba urose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo twigane mu ishuri,
ndakwigisha aho waba uri hose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandikire cyangwa uduhamagare rero kuri 078 935 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, we kanda subscribe. Ikintu cyose nzashyiraho nka kino cyumweru hazaba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Mugire byiza, Imana ibarinde kandi ikomeze kubaha intsinzi.